ofete reka nkubwire nta gasana nta karinganire ni nkuko nagira akabari gacuruza akanyanga wowe ukaba umukiriya wanjye uje kugura akanyanga ariko ufite n'urumogi ni nk'umunywa rumogi wareze umucuruzi wa kanyanga mbese ariko byose bikabera mu kabari ka nyiri kanyanga ni umukiriya winjiranye urumogi mu kabari ka kanyanga bombi bakaba bafunzwe noneho urumogi agashinja uwa kanyanga nuko nabifata Karinganire nawe si shyashya bobo sha umanza wakiritse muri Google Karinganire do reba inkuru yo kugihe fungura inkuru yo kugihe yo muri 2011 bavuga ko hari abanyarwanda babiri bafatiwe Masaka Gikaya cyangwa Rukaya bafite miliyoni 6 z'amafaranga y'amahimbano y'u Rwanda bafatiwe Uganda ubwo se ntiri mu Cyongereza kandi urebye yego urebye uvugwa ni Karinganire kuko bavuga ko ari umuntu wize education kandi bivuga ko Karinganire yigeze kuba SEO mu murenge wa Mwiri muri Kayonza ntabwo Karinganire Eric bize education barenga umwe Eric Karinganire wabonye inkuru y'igihe muri ishami ry'icyongereza Uganda police arrests Rwandan with fake 6 million Rwandan francs miliyoni 6 z'amafaranga y'amigana ibuganda z'amanyarwanda uwo bari kumwe umwihorere we aracyari kuko iyo si dosiye ya mbere ubwo izo nizizwi nizo twabona ina ibimenyetso Karinganire bakavuga ko ibyo na Gasana n'ubundi Yes, ni Karegrya Omar Pano twongeye kubasuhuza no kwifuriza ibihe byiza twizere ko mumeze neza cyane twongeye kandi kubana na mwarimu wacu yego kuri Pano yes Karegrya Omar Jean Baptiste wongeye kwirirwa makuru ni meza haciye agahe icyumweru cyose ni cyinshi nabibonaga ko abantu banyotewe n'ibiganiro haciyemo igihe cyinshi ntumbaze uko weekend yagenze tugiye kwinjira mu yindi ariko weekend nagiye Bugesera za Mwogo mbona ahantu abaturage bishakiye ibisubizo bakora inzira mu gishanga buri munsi ariko baba batema ibyatsi bashyiraho nzasubirayo nge gufata na kamera kuko ni uburyo bwa urumva mu rufunzo kugira ngo ubone inzira kuko iyo nzira idahari umanukira kuninda ukambuka Mwogo ariko iyo nzira utayitahaba byasabaga kwinjira Nyamata ukongera ugakata mbese ifasha abantu kutazenguruka ibirometero nk'umunani rwose ugombye gukontrola ngo niko weekend yagenze kuwa gatandatu nagiye muri anniversaire y'umwana ufite se w'inshuti yanjye mahora n'undi mugabo nawe w'inshuti yanjye ariko ntago twayirangije uwo mugabo twahise tujyana ntago ndamuvuga izina abantu bahita bamumenya ikintu cyantangaje rero yahise twahise tujyana iwe ku kazi nkasanga agahungu kari kamaze iminsi kamutesha umutwe ni umugabo w'imyaka 24 ngo yabyaranye n'umukobwa babana mu buzima bubi umukobwa abona byanze ajya gushaka akazi none agiye gushaka akazi kagahungu gateruriza bosi ngo akamuga ngo wantwariye umugore yuzi bosi vraiment niko namuhaye akazi bamaza akana bakakabaza ati se shahu washakaga kugera ku cyuyu muntu uko mutanga nawe umutera ubwoba ngoya ngo numvaga ngo nimutera ubwoba ngo arirukana umugore wanjye ngo agahita aza tukafatanya kurera umwana mukamurera muteze nta n'igihumbi nta sabuni amuhaye akazi ntugiye ngo umubwire uti ahubwo muzehe warakoze umumpera akazi we yaravugaga ati wowe bosi abantu biki wantwariye umugore yegusha mutera ubwoba mutera ngo muzabibona kangana gute ibiro nka 30 nagenda kareba nanjye ubwanjye numva abantu none ibaze impamvu bimbizanye iyo ni ibikangiye impamvu iki kintu nkizanye ibaze umuntu wo gutekereza ngo ndunguka uko umudamu wanjye bamwirukanye ku kazi ntacyo kurya nta sabune nta mata y'umwana ariko ugashimishwa nuko bamwirukana abarimo gufuha kw'indenga kamera gufuha ariko mujya mu rupfu
Nuze niba mwirukana ku kazi bakaburara kabiri umwana akabura amata umugore akabura igitenge si urupfu se si ashobora bigana ahubwo birangira neze gufuha biganisha ku rupfu bimaze iki birangira koza kamworoheye good urakoze cyane ubwo ni muri make kuba ko twatinze abantu bacu bambabarire ndimo ndihuta ariko tuzagenda tubigarukaho kange ku bindi bisanzwe ndatumikira hari umuntu w'inshuti yanjye ntago ndamuvuga izina abantu babaye muri groupe scolaire de la Salle Ibyumba mbere ya 94 hari umwarimu ngo wari uhari witwa Bizuru yaba ariho haba haruzi umuntu we hari umuntu ushaka kubitura ineza uwo Bizuru yamugiriye ubwo rero nta yindi nzira nabonye kuko nanjye ibyo muri groupe de la Salle nabimenye nyuma ababaye yo mbere rero mwarimu Bizuru yaba ari we yaba bamukomokaho bazanyigaragarize bahuze n'umuntu yagiriye neza yego cyo ni kimwe kindi hari umupadiri witwa Rutinduka Emmanuel ashobora kuba akiba mu burasirazuba mu bice bya za Gatsibo nawe hari ibintu yambwiye kumushakira yego nimero ye nishatse nayibona ariko nabandi abakwihuta kumubona bamubwira ko ibyo yantumye nabibonye hashize nk'imyaka 10 abimbwiye ariko yes imyaka 10 rwose ishobora kuba itaragera neza ariko yabimbwiye muri bya bihe barimo biga ukuntu urugamba yagirwa umutagatifu urumva hashize imyaka myinshi se ni nka mbere ya 2015 okay ibyo Padiri Rutinduka yansabye 10 iragera ibyo Padiri Rutinduka yansabye narabibonye ntago bibonye ubu ariko naribonye ndibagirwa kubera kuba muri rwinshi ariko ubu yongeye kunyibutsa byo nagenda nkamugeza ngo ba ubwo n'abantu ubwo bari hafi ye yego ngo biroroshye Padiri kumumenya kumubona byakoroha nuko menya injira hanga ariko ni inshuti yanjye ariko riduherukana ejo rero reka nkubwire nongere nge mu mujyi wa Kigali imvura inyagire nari ngiye gushaka yo udukoresha ngiye gushaka kashe ya company mpura n'umukecuru yanga ko ngenda bararanganiriza ngo nigeze gukora ikiganiro ku muryango we ati n'abana barambwiye ngo nza aramfata arankomeza arampfumbatiza ndavuga nti nta kundi ntango nari nzi ko ibi biganiro hari n'abakecuru babikurikira ndavuga nti nta kundi nanjye muha umwanya hamaranye nk'iminota 30 hariya mu mujyi hafi nkaho hamwe rwandangiye nkura kashe nyisohokamo hahandi niho yafatiye kecuru yanga kunde kurasenga nsabira imigisha nanjye ndavuga nti ibi bintu dukora bishimwa n'urubyiruko ibikwerere n'abakecuru nibitadukiza bizatwicisha kuko urumva uratambuka umwe ngo nagiye muri kazi hari ababonaga isura hari abumvaga ijwi hari abumvaga iseko bose bati bageza gayo nguko reka tugire ntabwo icyo cyatuzinduye ariko wenda mbere ko tunajya kuri topic nyirizina uyu munsi wenda turaza kuganira ku bujurire bwa Sigi Gasana Emmanuel yes n'ifungurwa rya toje hari makuru yimbitse wamenye kuri ibi bintu nari nyamaranye iminsi kuri Gasana mwe nari nyafite nkabigendamo buki nkagenda nci ruhande ubu amenshi ifite ayo nungutse mu vuba nayo kuri Karinganire kuri Gasana abura navuga atari ko Karinganire niwe ubuhamya bwose Gasana yeme mu kuburana n'abavoka bemera ubuhamya bwose bw'abandi bantu ukuyemo ubwa Karinganire rero nawe turaza kumureba muri make ibyo dufite none tubanze tumenye ngo baburanye ba Gasana koko ese koko bafite rezo nese niba badafite niba bafite rezo kuki Gasana yaba akiri hariya ariko kuri ni 27 nibwo bazasomangira ngo yego komeza turabigarukaho ndetse tugaruke urabonye umunyamakuru Theogene nyuma yo kurekurwa yakoze ibiganiro bitandukanye wenda cyo tuzakijyaho en detail neza nyuma turabikora introduction kuko twari twiteze nkuko nari nabivuze ubushize nari niteze kumenya uko yabayeho hariya bimwe agenda bivuga
ariko ibyo kurya umuhanzi nawe avugamo rimwe avuga kurya rimwe icyo atarakoramo ikiganiro nzamubaza njye twabonanye ariko n'ibyo yavuze nabyo tuzabikoramo ikiganiro ni uburyo yogoshwe uko yiyumvise bamuvanyeho umusatsi ni nk'uwavanaho uyu wanjye ako ni kamwe ariko mu bindi ibyena nzizera ubuzima bwa hariya abasitari bariyo abantu bakomeye ibyo biriya byose nabyo tuzagenda tubigarukaho kuko yagize neza kuba yaraje akibwiriza akabishyira hanze kuri channel ye natwe niyo tuzajya tuvoma dutera imetero turebe ibyo yavuze neza nibihe ibyo yahengekerereje nibihe ariko arasingiza gusa nawe twese nawe ntarafata decision yo kumenya niba aho yari ari muri gereza cyangwa ari mu igororero ariko yahize mu igororero oya aravanga akabyita na gereza hanyuma akanavuga abacungagereza ubwo tuzabita abacunga gororero akantu nzamubaza nuko avuze ngo uriya ni umurenge wa 11 muri Nyarugenge yego kumenya ngo inzego zose zirimo harimo n'izisenya akajagari se buriya ikindi nashimye turaza kubigarukaho ni ibiganiro yavuze bumva muri gereza nanjye nibyo numva yavuze ati usibye byinshi ko byiganza kuri Radio Rwanda ariko banyuzamo bakumva zinduka ya Oswa Kim bakumva ijambo ryahindura ubuzima rya Dashim ibyo byose ibyo biganiro byose uzaho binyura yego kuri TV10 Radio 10 urumva nyine mu bihangange abari akongera ikindi kiganiro cyo kuri TV10 bita siribuka ikiganiro gisimbura Dashimu cyaba Kategi Stave nacyo muri gereza ngo baracyumva muri make muri gereza overdrive muri make muri gereza usibye Radio Rwanda bumva Radio 10 yego bumva Radio 10 icyo rero ni ikintu cyo kugira nabyo tuzagira kandi nibyo kwishimirwa wenda mbere yuko tujya detail gato yareka tubanze dutumike gato duhere kuri Urban twicayeho dushimire kuba baduhaye neza gukorera ariko ntago twarenze ingohe Ikaro Plaza rwose erega buriya nuko yitwa Ikaro Plaza bafite na rangete amarangi avanze neza ubwoko bwose za nimero maze kuzifata mu mutwe 0783 250 niko bimeze ngewe ntago uzajya mpora nsoma izi Ikaro Plaza 0783 250 undebere ko ari byo hanyuma rero ikindi abantu mwebwe mwize kwa mwarimu Kerema mugatsinda mwishyire hamwe mujye muza mbaho ijambo mutanga ubuhamya ko nge sindigayo numva bamuvuga ibigwi hari umudamu naho rero nawe wo muri ministeri y'ibidukikije nawe bwarakeye aratsinda abantu kandi murahari muri benshi ko duharira murahari muri benshi abantu bize kwa mwarimu Kerema mugatsinda rimwe mukishyura nyuma muzajye muza mbaho ijambo ry'amasegonda 15 sibyo oya amasegonda ari make umunota base abo kwa mwarimu Kerema hanyuma rero bantu mufite imodoka ahubwo igitekerezo natanga tutararengaho nuko mwarimu Kerema abantu batsinze abantu be azi batsinze we yabakusanya yarabambwiye ariko ntabwo uri nge najya kubagwa ngo nimuze muvuge bagombye kuvuga imyato kuko hano ntabwo turata inkongoro yego turata uwo yareze kabisa inimero zurazizi mu mutwe 0 yego 48 37 22 hanyuma bafite imodoka zicumba ibyotsi abafite impungenge za moteri zabo hari company yazanye VK2 Green Tech yazanye amavuta bita X1R bita S vitamine ya moteri bafite n'imashini zipima zikamenya moteri irwaye iki hanyuma bakabona ku ayo mavuta yashyizemo imodoka igabanya kunywa moteri ikaba mu ryerye hanyuma moteri yo yabaye mu ryerye imodoka ntiyongera kandi ntiyongera kurekura ibyotsi nimero zifite 0 za VK Green Tech nuva nabanza nkazira gato nta kibazo bapfa kuba ariko ziroroshye ni 82
ariko no ku cyapa ziriho ariko icyo cyapa bari kubona bari kuzibona voilà hanyuma na tukagira na class work market nayo ibakorera website management y'ama website graphic design VK ni 0782 yego 96 26 app byaranye ntazongera nzazifashe mu 96 yes bakora mu Gasata ariko baragenda bagura amarembo ahantu hose kuko bira ni ibintu biri bifasha duhanganye na climate change kandi ihindagurika ry'ikirere mu biteza ihindagurika ry'ikirere birabyutsi bigenda biva ku modoka ubwo rero yazanye umuti ofete wambaye ikirezi ntamenya ko kera kandi wasanga ari amavuta bajyaga kuyagura i Buganda nanjye byo navugaga nyine harushobora kwanga kuyagura Gatsata kuyahiga mu Bushinwa ibaze mu Bushinwa Pakistan akorerwa muri Amerika dore hano mu Gasata arahari ngayo nguko ku bwinshi so nibyo so reka twanzika ngo mu kiganiro nyirizina mpere n'ubundi kuri iyi case ya CG retired Gasana Emmanuel wajuririye icyemezo cy'urukiko nyuma yuko rumukatiye cyangwa se rumufunze cyangwa se rwemeje ko agomba gufungwa iminsi 30 y'agateganyo icyemezo kirajuririrwa ndetse nabonye yaraburanishijwe video nabonye idasanzwe ntabwo naheruka kubona abundikiwe abacungagereza abambaye gisivile bari kureba aragaragaza CG mwiroza ariko yunamye wagendaga ameza atya aragenda yunamye abahungu bamukikije bamubundikiye ariko kandi ni case yaturutse kuwitwa Karinganire nyuma yuko bagiranye navuga ni diru budi ari diru nuko zabyaye amahari nizataye urujyana zibyara amahari ariko ni diru ya failure ofete reka nkubwire nta gasana nta karinganire ni nkuko nagira akabari gacuruza akanyanga wowe ukaba umukiriya wanjye uje kugura akanyanga ariko ufite n'urumogi ni nk'umunywa rumogi wareze umucuruzi wa kanyanga mbese ariko byose bikabera mu kabari ka nyiri kanyanga ni umukiriya winjiranye urumogi mu kabari ka kanyanga bombi bakaba bafunzwe noneho urumogi agashinja uwa kanyanga nuko nabifata Karinganire nawe si shyashya bobo sha umanza wakiritse muri Google Karinganire do reba inkuru yo kugihe fungura inkuru yo kugihe yo muri 2011 bavuga ko hari abanyarwanda babiri bafatiwe Masaka Gikaya cyangwa Rukaya bafite miliyoni 6 z'amafaranga y'amahimbano y'u Rwanda bafatiwe Uganda ubwo se ntiri mu Cyongereza kandi urebye yego urebye uvugwa ni Karinganire kuko bavuga ko ari umuntu wize education kandi bivuga ko Karinganire yigeze kuba SEO mu murenge wa Mwiri muri Kayonza ntabwo Karinganire Eric bize education barenga umwe Eric Karinganire wabonye inkuru y'igihe muri ishami ry'icyongereza Uganda police arrests Rwandan with fake 6 million francs miliyoni 6 z'amafaranga y'amigana i Buganda z'amanyarwanda uwo bari kumwe umwihorerewe aracyari kuko iyo si dossier ya mbere ubwo izo nizizwi nizo twabona ina ibimenyetso Karinganire bakavuga ko ibyo na Gasana n'ubundi kujya yari ari kwiga masters afatwa yego Karinganire nta nubwo ari mukuru cyane icyo gihe ariko bafite 40 inkuru yanditswe afite 30 wase urumva ari mutoya uwo bari kumwe ni wari mukuru amurusha imyaka 6 ariko ntumuvuge ndiko babona hanyuma iproje uye mwihorere turi kuri Karinganire mu kuburana kwa Gasana wumva ko avuga ati ubuvugizi nabutangiye mbere yuko azana amazi mu ifamu yanjye muri make yari diru nkuko Karinganire yagiye yahereye ku ifamu ya Gasana
wani nk'umuyobozi kumwitura ko yakoze ubuvugizi ariko nanone nka ese yo kureba ko ayo mazi koko bishoboka yaba hari bishatse kuvuga ngo njatera imetero bishatse kuvuga ngo iyo Karinganire ajya mu ifamu ya Gasana kabura amazi ntacyo Gasana yagombaga kubaza Karinganire yego byitwa ko Karinganire yagiye mu ifamu ya Gasana agira ngo yese yumve ko bya bintu bikora ariko nanone ahantu ntuza Gasana bura navuga ngo ubuhamya bwa Karinganire ni mu bwihorere kubera ko ari kwihimura ko namufungishije turebe icyatumye amufungisha ni ikintu yasabye cyane ko yego utahabwa agaciro icya mbere sako zirenga 16 mu burasirazuba zahombye kubera Karinganire ibaruwa ntayifite hari amabaruwa hari amafaranga arenga miliyoni 300 iyi ngiyi ntuza yabare abaturage barenga 4,000 bari barasabye amafaranga muri za sako yego bayiha Karinganire ibintu ntibyakora hari ibaruwa dufitiye kopi turebe ibyanditse Karinganire simuzi yego hanyuma sako 16 wazibonye ari n'amafaranga buri karere kagiye kagira za Gatsibo ziri muri za miliyoni 10 bagiye batanga ukwabo yes icyo ni kimwe ayo ni ibaruwa irahari nta kibazo bazayikenera nibizi bitubwo biraho icyo nabonye cyo ruko nabonye harimo agera kuri miliyoni 300 nenye hari arenga sako zagiye down beneri irahaguruka ribu barayimenyesha ntuza ubwo urumva byose ni gavana wagomba kubishyira mu bikorwa haregwaga societe Kagera VTC yes ya Karinganire nyine nuvuga ngo gavana niba ikibazo kireba uturere turenze kamwe gavana niwe byarebaga kuba yashyira mu bikorwa umwanzuro yego ari biri mu nshingano ze rero kandi ntago waba uri gavana ngo sako 16 niba buri murenge ugira sako imirenge iri mu burasirazuba sinzi umubare wayo ariko 16 byo yaba ari nk'uturere nka tubiri ntabwo sako 16 mu ntara uyobora zahomba kubera projet yari marathon buretse gatoya marathon ni iyindi case kuri sako buretse duhera imbere icyatumye sako zihomba ni amafaranga abaturage bafashemo ngo bagure telefone Karinganire yabazaniye sako zirahomba izo 16 nabwo muri marathon habamo irindi nyanga kuko mu masezerano bari bafitanye na marathon Karinganire wabisomye ko yayifataga avuga ko azayiha abaturage kuri ku bihumbi 26 yageraga akabaka ngahe 76 mbere bavugaga 78 si hafi inshuro 3 yego nibaruwa ya marathon yo gukora ntuza gukurikirana ibya marathon niba yarayifashe muri marathon avuga ko ari 26 ubwo numva marathon yashizemo imiyaga kuko ko ari ibijyanye n'abaturage agezeyo n'ubundi abaca 76 uri kubyumva muri ayo 76 abaturage 4,000 mu masako 16 sako 16 ziragwa nayo ifata abaturage 4,000 bagiye bafata 76 iyo sako se yakongera gukora 4,000 muri sako 16 n'urugero byumva se so bivuze ngo ubwo n'amadosiye angahe donc marathon sako ariko hari n'indi imwe none ugakubitiraho na ya mateka ye ya mateka ya bya bintu bya 2011 ibyo rero muri make navuga ngo ikira niyo mpamvu nabagereranyije nuko ni umunywarumogi warumwereye mu kabari ka Kanyanga nyirakabari akaba Gasana umunywarumogi akaba Karinganire ko byabereye akaba ari mfashe nk'intara yego Karinganire ibyaha yabikoreye mu ntara iyobowe na Gasana sibyo se ntashyashya muri none kuri iyi saha hari umunywarumogi arafunze ari na nyirakabari arafunze right so rero ahubwo ngagaritse none se kare tutararengaho Karinganire ndumva nawe atari shyashya habe namba nkurikije inyandiko ariko baretse gato ubu mu biganiro byabanje twagenderaga ku ibaruwa yandikiye umuryango FPR avuga ko Gasana mufungishije aho rero nanjye niho nshaka kugira ngo mubaze
oya wenda uratera imetero wenda niba ari kugendera Hari ku ibyo magi ntari ifite. Yego. ariko icyo nshaka kubaza aho niba Karinganire ari umuntu umeze gutya uhereye muri background ufatirwa i Bugande kuri kese oya nawe ngo ni iki ngufu gusa nkurikije izo nyandiko urabona ko nawe ni umudira kabisa kabisa. ubu hano twavuga ko gavana afunzwe aziri ariko gavana ni umuntu munini, iryo ntabwo ari izina. Niyo mpamvu utavuze Gasana, kandi nabwo Gasana wabaye gavana akaba komiseri generali akaba umuntu mu bintu by'iperereza ni mugari, kandi nabikubwiye ko iyo nzira yose atabura. Burya umuyobozi acumura acecetse inzira Gasana yaciyemo byanze bikunze ntabwo yaneje bose. Ari uwo yakoreraga, ari leta yakoreraga, wari wamugiriye icyizere ntiyamuneza 100%, ari abaturage bamushinze ntiyabaneza 100%, kuko bisaba ngo tuvuge wenda tuvuge nka kesi wenda yo kugabanya amasambu. Ese ni nyaka jarase nka yafisi jarase arishima nkuko rero izo rizo nzira abayobozi benshi bacamo, cyane cyane muri local government. Niba uyobora intara kuvuga uti dore niyo ubwemeye ngo ibi wabikoze nabi, aranungunika. Iyo umuntu mwambuye, iyo ubwiye kanaka kuki wambura sako, arababara. Mwabyumva? Kandi sako ni y'abaturage bose. Responsibility. Yes. Kandi wambuye sako iyo utamurebye igitsure cyangwa ngo umubaze umubwira azana amafaranga, n'abaturage bo muri sako bakureba nabi. Kandi ubashinzwe. Tujye muri polisi, ibyo nakunze kubikubwira, abo yirukanishije benda kubera amakosa, abo yafungishije, abo yahesheje amapeti, abo yahesheje za mission, abatashye byinshi. Hanyuma ukongeraho muri kwa kuba mugari kwe ukamenya ngo burya ese tuvuga ngo ikira burya imibanire y'abaturanyi kamere ku rugero rusanzwe, wenda nk'umugabo ufite abagore babiri, abana bahuje se ariko ku bagore babiri. Noneho buri mubyeyi buri mugore abashaka kugaburira abana be kandi bagaragare neza nk'abasore kurusha mukeba, akanifuza ko umunsi baburaye cyangwa banyweye igikoma kitarimo isukari abana be babigira ibanga bagumaho. Noneho umwana umwe agacamo akajya kwa mukeba, mukeba akamuha igikoma kirimo isukari, wenda harimo n'amata, yarangiza akaba yanamwenja, ariko atari ko se mwana wanjye kutari usanzwe uza kubwira ati kudo mama se icyo mu rugo iwacu nta sukari irimo. Wa mwana yamara kugira akagaruka. Muri buno buzima ubwo mpereye kuri famiye, ku muryango umwe w'umugabo umwe n'abagore babiri, iyo twambutse tureba abaturanyi basanzwe batagira n'isano, nabyo ibyo bibaho cyane. Abantu rero niba abantu baturana hari gestion de relation de voisinage, uko abaturanyi babana n'ibihugu bigira abaturanyi, ntabyo uzi. hanyuma se iyo abaturanyi babanye, umubyeyi abana b'umubyeyi umwe tuvuge mu gihugu runaka naho mu kindi, abaturage bose ariko babyakira. Kubana nabi kw'ibihugu gishobora kuba ikibazo hagati y'abayobozi babyo, ariko se abaturage bose babyakira kimwe. Usibye se ko tubananiza, ufite umubyara wawe. Turebe nkafate kesi y'i Bugande, uribuka ko babanje gufunga imipaka, haza na corona. Nzi umuntu wagomba kujya gushyingura i Bugande inshuro 2, akajya gushyingirayo inshuro 3. Ntabyo byabaye. Uwo muntu si ukumuvuna, kumubwira ngo guma ahangaha, nyogokuru wawe ariyo arapfuye ntushyinguye, mubyara wawe ariyo arashyingiwe arashatse ntushyingiye, uwo muntu bumuvuna pe. Noneho bari bafite abana bigayo. Noneho no kureba rero ese aho ho bigaragara bite? Ntabwo ari icyaha, nkunda kukubwira ko hari ibyo tubana nabyo by'amakosa bitagize icyaha, ariko iyo habonetse icyitwa icyaha nabyo barabizana. Ese muri bya bihe twagomba igihe bavuga ngo barabajya guhunahuna i Bugande, ushaka yo za kawunga na za Uganda warajya,
buri muntu afite dosiye uko witwaye muri biriya bihe buri munsi ugora inzego bakubaza ugiye hehe ngiye mubyara wanjye wedding ya mubyara wanjye icyo ntabwo ari icyaha bagusubiza inyuma ariko wanditswe ko washaka kujya gutaha y'ubukwe abandi bati icyo gihe bavuga ibyo guhunahuna bavuga ati habaye akawunga gaseye neza bino biyoga ibyuma byaratunaniye turashaka ka Uganda waragiye ko hakurya abana banza amata barashaka Highland uwo muntu washyigikiye abana be ko batanywa yandi bakashaka Highland wa muntu wanze kunywa icyuma ngo arashaka Uganda waragiye wa muntu wanze kawunga gasumba arashaka yo hakurya arya ni bayita super yo hirya simbizi abo bantu bose nta cyaha bakoze ariko muri dosiye ntago bifatanyije na mama wagabuye watanze igikoma kitarimo isukari right ibyo rero ntago wabanye na mama mu bihe bibi mu bihe by'igikoma kitagira isukari ibyo rero nabyo bigera ahantu ukareba ngo abantu bitwaye bate ku muntu paraporo ni muntu ki na wa mwana ujya kuvumba igikoma yari uwitatu birihanganirwa ariko yari nk'uwa segonderi wa segonderi akaza nyina ntabashe kwihanganira ko nyina ari mu mage urumva ko n'abantu bagenda mu nzego buri wese azira ibyo ku rwego ibyo rero ukabireba ariko nanone bivunanye kuvuga ngo uranywa igikoma kitarimo isukari kandi umuturanyi atakikwimye kuvuga ngo uranywa icyuma kandi uburyo wabona ka Uganda gatsirika inzoka umuntu umusabye serivisi igoye umugoye hanyuma iyo tuvuze ubuhahirane ubuturane voisinage ubwo nahereye kugaburirana ariko hari n'igihe bizamo gushyingirana sibyo kandi burya gushyingirana ni ukwagura amaboko ni uguhuza imiryango none se ubwo hajemo kujya gushyingirana n'umuntu wo hakurya y'amazi bifite inyungu ebyiri bishobora kugira inyungu ebyiri cyangwa bikagira n'ibihombo inyungu ya mbere ni uguhuza amaboko koko Kameme Mufisi arongoye umunyamerikakazi yabivuga ngo u Rwanda na Amerika dufitanye ipfundo ryitwa fisi na madamu sibyo se cyane arewe nta watera u Rwanda avuye muri Amerika kuko tuhafite umukazana nta watera Amerika avuye mu Rwanda tuhafite Amerika ifite umukwe mu Rwanda witwa fisi icyo ni icyambere si inyungu se iya kabiri uko guhuza ariko nanone guhuza imiryango ibiri utararengaho mu gipasiteri ubundi ibyo uvuze fisi yagomba gusubiza ngo I receive muri nuza muri intermariage iyo ni inyungu ya intermariage iya kabiri ni ukuba mubyara abana ibaza umwana nyine ufite amaraso y'amanyamerika n'ay'umunyarwanda strong ariko nanone muri Bibiliya padiri Sipiriyani yajyaga atubwira ngo kamusuze ni n'umusaza ari mu zabukuru Sipiriyani dusabe Yezu ari mu Karange muri Kayonza avuga ngo viwanyu nanjye mvi wacu duhurire iwacu urumva ni imiryango ibaye itatu uwo mvukamo uwo madamu avukamo n'uwo dukoze wa gatatu wa wundi dukoze wa gatatu ni wa wundi ufite imbaraga w'abana b'abasore kubera ko bavanze amaraso yaha na yaha none se wa muryango wa gatatu umunsi washatse kwipozisiyona nawo ubwawo umuryango wa fisi nushaka kwigira umunyamerika aho fisi avuka si ibibazo aragaragara umuryango wa fisi nushaka kwigira umunyarwanda aho umugore wavuka muri Amerika bizagenda bite intermariage ako kantu rero intermariage ifite inyungu ifite n'iki no kuyikanga sivuze ko igihe cyose bishobora kuba bibi ariko uwashaka kudurumbanya Amerika umunyarwanda uwashaka kudurumbanya Amerika ashobora guca muri famiye ya fisi iyo identite nayo ubwayo itera ikikango kandi burya nta nubwo imiryango ijya gushyingirana ntago bazi umunsi umwe
kugira ngo abana bo mu muryango wa runaka bashimane urabyumva hari ira de mariage politico diplomatique ukabona ko ni umubare kananga urugero abiza amateka kera nawe ujye uzamuka wapugredinga kubera ko ntazagusiga niba nibuka neza ku gihe cya Ruganzu Bwimba hari menace y'igisaka cya Kimenyi ariko niba ari indagu zabyemeje bemera kwigomwa mushiki wa Ruganzu Bwimba witwaga Robwa bamushingira Kimenyi bamushingira Kimenyi arahumiriza mfusho nyine Kimenyi agwa mu mutego gutyo bamushingira Kimenyi ingo zikagendana abatasi abanetsi abacengeri abacengezi bose bakagenda urugo baje kwa bofu urumva ukuntu ente mariage ari kwitinya byarangiye amurangije nyine niko igisaka cyafashwe niba ntibeshye icyo nzi cyo Ruganzu Bwimba avugwamo nuko igisaka cyabaye annexe ku Rwanda Ruganzu Bwimba gira ngo bakira u Rwanda rwa hano za Gasabo za Nyagasambu za Janjagira gutyo iyi Gasabo yagutyo umuti wa nyuma wari uwo gushyingira urumva gushyingirana bifite inyungu ariko nibyo kwitondera sinzi ahantu mu myaka ishize habereye ubukwe hano i Kanombe hafi ku Gasaraba bavuga ko hari umuntu washyingiranye n'umuntu ukomeye muri Afrika y'Epfo ariko bashobora kuba rigiye kucyo gihe n'uduhanda baradukoze turaryoha ndabyibuka kuri Nongo hari nindi kabisa muri Afrika muri Angola Angola wampaye nkurakoze Angola bakabyara hungu na kobwa hari n'ibindi byize kunugwanugwa Minisitiri w'Intebe wa Uganda Amama Mbabazi agomba gushyingirana nande na Perezida wa Afrika y'Epfo ninde uyu uriho Cyril Ramaphosa urumva iyo nteri mariage urumva imbaraga PM wa Uganda Perezida wa South Africa hano uwo muri Angola nawe bashyingiranye ntabwo ari umuntu woroshye babyumva ubukwe bwatashywe n'abantu bakuru gusa ngaho rero imagine ibyo ni nkuko n'undi byaba wenda kadufate nka Perezida wa Sena ya Kongo agashyingirana na Minisitiri w'Intebe w'Ubufaransa byerekana ko hari urumva byafegita imibano nyuma neza cyangwa nabi iyo couple nshyashya ivutse uwo muryango wa gatatu uvutse kuri ibiri management yawo ishobora gutuma uba umugisha ku bihugu byombi cyangwa ukaba wamumvumo kuri kimwe cyangwa byombi rero amasano kandi umwanzuro wo kugira ngo imiryango yemere gushyingirana uva kuri bakabaza imiryango ubyumve rero ni nkaho niba nubona nabira byo muri Gaza buriya nk'umumarishare wa Isirayeli aba yarashingiranye wenda niyo yaba umukoroneri marishare wo muri Isirayeli yarashingiranye n'umukoroneri w'umupalestiniya ntabwo biba bigeze hariya wari gusanga bitageze hariya so rero urumva ibintu byo gushyingirana ariko nabyo bishoboka ko byatera ku gatotsi ahubwo bikanarenga hariya voilà rero urumva ibyo bintu mbitinzeho sinzi aho byaturutse ariko wasanga bifitanye isano n'ikiganiro twarimo burya ubukwe ejo bundi nibutse undi ambasaderi hari umwambasaderi w'u Rwanda wapfuye w'umudamu Sebudande ikiriyo cyabereye mu bwami bwa Uganda uri kumva ibyo bintu no mu nkuru ndabibona rwose ejo hariyo naciyeho bavuga nyine ubwami bwa Uganda ukuru bwunamiye Sebudande babyumvise so aho rero mu bihe byiza it's okay ariko ubyumve mu bihe bidasa mu bindi bihe ukumva ngo general wo muri Botswana yashyingiranye na general wo muri Namibia barahana abageni barita kwita izina guhemba uvuga ngo abo muri West Africa bagahora byabaye biraba nyine ni ibintu nkubwira ariko
kwa bongo muri gabo ariko ibyo bintu nyine bitera ikikango ku mpande zombi bitera ikikango iyo abantu bagiranye ubumwe ubuvandimwe bugeraho gushyingirana bivuga ngo bunze ubumwe nyine ni imbaraga ni nko kuvuga ngo nta uzantera aturutse iwawe nta n'uzagutera aturutse iwanjye urabyumva kandi abashobora kugutera n'abashobora kuntera bari mu buryo bunyuranye ariko ntawe utera uwo bashyingiranye sibyo se ni ipfundo ngaho iyo niyo rero ibyajwe umusaruro abantu bose ntibagira ubwoba abantu bagira ubwoba so rero nguko uko ibintu byinshi ariko twizere ko utatandukiriye nundi amasomo uri gutanga afite ahahuriye n'ubundi nibiba bigenda bijya gusa nabyo nicyo shaka kukubwira nakweretse inzira nyinshi burya abantu inzira nyinshi zijoka ku buryo ushobora kurenga nashaka kukwereka uburyo dosiye ya Gasana ishobora kurenga ibya Karinganire kuko pratiquement Karinganire tumaze kubibona ko ibyo abungana Gasana baba bavuga ngo Karinganire ashaka gufungisha Gasana yihimura abungana Gasana basaba cyane kandi nkabona nkasanga nkurikije izo nyandiko twabonye n'izindi zikiri inyuma Gasana aba yarafungije Karinganire ntiyaba yaramurenganije sibyo se byari byo hagasigara ibindi rero bijyanye n'inzira yaciyemo bya bindi byose twagiye tuvuga n'ibindi tugenda dukomeza no gutera imetero nta namwe nshyiraho ngo iki ni vingo ngo ndabyemeje ntarabona inyandiko so muri make ni ibyo ngibyo ntabwo tuzi icyo yanditse mu ibaruwa yandikiye umuryango wenda icyo ibaruwa ndayifite ni ibyo ngibyo no kuvuga ngo yanditse avuga ko Gasana amufungisha kubera ko yamukoreye amazi mu ifamu ntamwishyure uruvugizi yamwemereye ntabukore ibaruwa ndayifite nayo iyo yandikiye FPR ndayifite izo ntari mfite ni izo ngizo zijyanye n'amarafoni ni izo za sako ni izo zaki niyo nkuru y'igihe urumva rero muri make niba navuze nta Gasana nta Karinganire kera umuntu avuga ati nta Kamari nta Kigeri nta Suzana nta Murekezi ibyo byose avuga ko abana ari kimwe nanjye nibyo niba navuze ngo ni umutumuzi w'urumogi wafungishije umucuruzi wa Kanyanga kubera icyaha cyabereye mu kabari ka Kanyanga ntabwo mvuze ko muri abo bose nta unywa urumogi nta ucuruza Kanyanga ariko ni ukuvuga ngo ni umunyabyaha wafungishije umunyabyaha right uracyumva nibura utagiye kumenya ubwenge nibyo nashakaga kuvuga ofete anose kari ku ishuri mu masomo gusa yego aha so nibyo ngira ngo ndumva ikintu gisa nk'ugiteyeho imetero zumvikana reka ne kugitindaho cyane ahubwo n'izindi tuzabona n'andi makuru tuzabona tuzageza ku bari bagenzi ku bakunzi bacu reka nsoreze kuri aka kantu ntabwo turi bugatindeho cyane kuri umunyamakuru arabisobanura byinshi wenda tuzagenda tubigarukaho umunyamakuru Theogene Manirakiza nyuma yo kurekurwa by'agateganyo yafashe icyemezo cyo gusobanura ko ibintu byagiye bigenda ariko mbere na mbere abanza kutubwira ubuzima yanyuzemo cyangwa ibihe yanyuzemo kugeza ageze Mageragere anatashye Manirakiza Theogene uvuga cyane agaruka cyane ku bana be umuryango we aravuga cyane mu biganiro rero nshaka kuvuga abana be avuga abana kandi n'undi wese idea ibintu byiza cyane reka nanabisobanura hano turigisha hagira unyumva nabi iyo umuntu avuze ngo abana banjye burya umugabo yavuze ngo abana banjye ntavuge ngo umugore wanjye rimwe na rimwe akavuga ati mama wambyaye abana yego ni ntasimburwa abana ushobora kubyara abandi ariko ntubabyara bangana kwa kundi nta nubwo babyara urakureho babandi yego babandi investment washyize muri babana ntigaruka bisaba ngo winvestize mu bandi bushyashya ariko umugore burya umugore cyangwa umugabo uwo mwashakanye mushobora gushwana uno munsi hagahita haza undi bangana bareshya cyangwa umurenze cyangwa arenze ariko ku mwana ntawe uzameze nk'uwa mbere bahera ku myaka niba uwo mwashakanye agutwaye abana b'imyaka 5 urabyara wa undi azahora murusha 5 icyo yakakufashije urabyumva abana ni irreplaçable ndabizi ibi bishobora guteza polemique ariko uwo mwashakanye we ashobora gusimburwa yego
ariko umwana ashobora kubona umusimbura ariko utangana nawe. Umubyeyi mama we umubyeyi we ntasimburwa n'ibishoboka. Niyo mpamvu nawe yagiraga si ukuvuga ko hari ikibazo ariko akarukaraza abana banjye. Hanyuma icya kabiri wari ukimbaza cyangwa icya kabiri nuko Theogene uko ibaruwa yanditse n'agahinda yagezeyo ariyakira. Ngewe nkunda kwibutsa ibyanjye biba bifite aho bihera. Ngewe ndi mu bantu bavugiye kuri kamera za Theogene yaje iwanjye ku rubaraza ndavuga ngo sintinya gufungwa. Ndavuga ngo nta cyiciro cy'umunyarwanda kitarafungwa. Nabivugiye kuri kamera za Theogene. Ikiganiro kiriho na titre yise avuga ngo njye sintinya gufungwa. Ntabwo nifuzaga ko byandika atyo ariko nari nabivuze. Ahita bari ko aterura akagira titre. Maze kubivuga abantu ba mbere bakaza kambwira dore leta iragufata nk'umurakare. Kuba navuze ibiriho. Iyo mvuze ngo abajenerali barafungwa, nkavuga ngo abasenyeri barafungwa, nkavuga ngo abapadiri barafungwa, nkavuga ngo abakoloneli barafungwa, abarimu barafungwa, abadogiteri narangiza nkavuga ngo ngewe ndi iki wo kuba ntafungwa. Ibyo bintu nabivuze kuri kamera za Theogene yaje iwanjye ikiganiro yaranyishyuraga. Theogene rero ibyo bintu navugiye iwe yandika iriya baruwa ni nkaho yasaga naho atabyakiriye ariko yagezeyo ntiyarengeje icyo namukundiye. Ntiyarengeje iminsi myinshi yahise bifata nk'ibisanzwe. Ubuzima burakomeza uzi ko mu kiganiro avuga ngo nanjye kuwa mbere ngomba gutangira akazi muri gereza. Iyo positive ubuzima bwari bwarakomeje cyane turi kwigisha. Impamvu nari nyivuzeho nuko n'uburyo Theogene bwa mbere aza kuburana muri detention wabonaga ko atarabyakira ariko avuye imageragere aza ari mushyo. Niwe wabwiye bamba ati reka abanyamakuru bankamire nanjye ndewe yageze yasanga hari abamurenze bariyo, hari abo bareshya bariyo, hari n'abarenze, hari abavugira batagira imyambaro ariko yagezeyo yakira ubuzima. Ibintu byose muri please bantu bankurikiye ubuzima bwose iyo utaburebye muri kote positive urahabuka. Iyo ugiye hari ahantu muri kiriya gihome niko navuga ko rusisa bagina hiti ikuzimu ukajya wamaze kwiheba tansiyo irazamuka. Ariko iyo ugiyeyo nkuko Theogene avuga ati kuwa mbere nagomba gutangira akazi ko musi anarogere ko yaramaze gupanga ibyo agomba gukorera hariya. Yicaraga yandika ibitabo akareba filime akarigira gute avuga ati kuwa mbere nagomba gutangira akazi. Niba ari ahantu ushobora kugera ugapanga ku buryo ubona akazi. Hari umugabo w'ishuti yanjye ugeze gufungirwa mu miyove rwose umugore yari yarasize buri wa gatanu akajya gufata verisoma akambwira ati aya mafaranga umugabo ampaye atarafungwa ntayo nabonaga ya buri cyumweru akajya kuyafata buri gatanu ngo ngwino ufata amafaranga kandi ayo mafaranga umugore yayareba ati nese ukiri hanze ko ayo utayampaga. Nuvuga ngo hariya hantu iyo wahageze ukabanza kwakira ubuzima bwaho ugira nkanjye nagero nkaba umwarimu amasaha make nkigisha andi nkajya kwiga wenda kubaza andi nkajya kugira kwiga igitaliyani n'urugero n'icyorobo. Umunsi wose ukawupanga gutyo ukigisha ukishyurwa nawe ukishyura umwarimu w'igitaliyani cyangwa w'icyesipanyol. Abantu nicyo kintu cya mbere. Iyo ugezeyo rero ukagumana ya confidence ukumva ko ari ubuzima nk'ubw'abandi uhora uri positive ukicara utekereza positivement. Bamwe hari abagerayo bakabibyaza umusaruro kurusha uko bari bameze hanze. Rero nagishimiye Theogene. Ibindi byose uko abivuga uko mu ubuzima bwa hariya abo yahuriyeyo nabo ni byinshi. Nashimye ko yaje agahita ntatinde kubishyira hanze ntanategeze ko tujya kubimubaza kandi nawe afite cano. Nabishimye rwose na cano ye yari imaze kwicwa n'icyaka iminsi yari amaze atayigaburira ariko urabona ko yagaruye ubuzima. Twebwe rero tuzajya tuvoma hariya tutera imetero kuko nta copyright tuzaba dukoze. Nuvuga ngo ubuzima bwo muri gereza bwose suruse rwose tugiye kububona à travers ibiganiro bya Theogene. Nitugira amahirwe na Jean Paul bakamurekura nawe akongera akazana ubundi sibyo se abantu babyumve tubyakire nibyo ngibyo. Reka wenda nzaze kuri details z'ibiganiro wenda hari amakesi yagiye avugamo yavuze ufite nka kamwe cyangwa tubiri wambaza nakugira kuko amaze gusohora ibiganiro birenga 4 ntabwo byose nabyibuka baza nka kamwe cyangwa tubiri. Yagarutse cyane kuri Nzizera Aimable n'ubundi wavuzwe kuri kese ye anavuga hari ikintu twahuje naho rambikubwira. Naguye ngo Nzizera Aimable avuga muri dosiye ya Theogene avuga muri dosiye ya Yongwe akavuga muri dosiye ya Gakire. Abo batatu bose bari hariya
kabisa na Theogene nubwo atinya Nzizera nubwo atari ko yari abizi kandi ubuse nakoze ikiganiro ndakubwira ngo yahetse bihehe mujombo urwara Nzizera ntago ndamubona ariko umuntu aba operateri ibaza abantu batatu hariya muri icyita rusange ari Nzizera arewe yahetse bihehe natinya mugani apo natinya yahetse bihehe mujombo urwara muca ugutwi apo naho go ahubwo ashima RIB ko yamushyiriyemo imiyaga ikirinda kubogama hari uwo yashimye ngira ngo ushinzwe iperereza muri RIB mu mujyi wa Kigali ngira ngo vuga ukuntu yatwaye ibintu cyane cyane ko nta n'ibimenyetso yari afite n'iriya kontara ngo Nzizera yari yabanje kuyiba wana Theogene yavugaga ko bafitanye amasezerano ariko Theogene nta kopa yayabuze ibaze yaramaze kuyamwiba apo natinya abantu people kabisa people change akavuga n'ubuzima abandi bariyo ariko ni benshi barenze hari nabo tutari tuzi ko bariyo wa undi wari wa mudogiteri wahoze muri RGB niwe wasigaye ari konseye uriya wagiye nibishaka Emmanuel nibishaka woherezaga abantu ku maburuse ibintu byo kujyana yavuzemo abantu benshi ngewe reka mu gusoza hari mugenzi wanjye umuhungu twiganye undi nakubwiye nagiye gusura i Masaka muri weekend ishize uriya muhungu yafunzwe amezi 3 ariko inkuru zo muri gereza yazivuze imyaka irenga 5 kandi cyakavuga ngo twebwe na Theogene ako kantu ka twebwe karimo yari yamaze kubuwa hari ngo twebwe ngo kwegwashasha ngo ni kabiri mu cyumweru ngo tukagira doko ari kazamo uwo muhungu yabaze inkuru uriya na Theogene ahubwo nuko ari kugira vuba yenda no kugira ngo atabyibagirwa ariko inkuru zo muri gereza azazibara n'umwaka uzashira kuko hariya hari ahantu yabivuze avuga ko umunsi umwe ujya kungana n'3 urumva ko Portugal ukajya kureba match udakunda yavuze ukuntu yagiye kureba umupira wa Portugal atayikunda ngo unabishye ariko agira ngo aryama atinze abone ibitotsi kandi ubwo ni kubona abantu uri kureba abantu abagenda batafite iyo bajya abatagira umwambaro ari n'abatabariza kandi koko rwose iriya periye tugomba kuyitabira ndabizi ko hari ababa bariyo batagira imyambaro yarafite abakozi 5 uhanagura inkweto tugira kandi bose gukorera ibiryo agasukari kuko igikoma cyaho ngo isukari n'ukwirwariza ariko kurya kabiri ntabyo yavuze nyakuba honorable wavuze ko muri gereza barya kabiri uzagende ubaze neza ubaze komisiyo y'uburenganzira bwa muntu simvuze ngo oya rwose iyo kabiri iyo gereza ntabwo ari ya hano mu Rwanda kabiri none cya gikoma twari tuvuga ngo tukibare mu biryo nta sukari gifite urumva aho niho hantu navugiraga GASANA navuga ndetse umucamanza niba ubushira cyangwa uvuga ngo baravuza avuze iki avuze iki si ahantu ariko iyo byabaye uhafata nk'ahantu urabi positive afuza amakipe ariyo harya nta United irimo United hari amakipe avuze ngo akomeye avuga ati iyo match zabo zabaye hari ikipe ebyiri zimeze nka Perintare harimo Intare n'iki n'iyindi ngiyo zakinnye ngo ni nk'uko Real Peri babyakiniye hanze ya gereza uva abantu kwinjoyinga ibyo ngibyo nyine ugataha ukaryama n'ubuzima nubwo nta wabyifuriza undi nubwo wabyifuriza atazigera bishuti yanjye ngewe ariko byabaye bifate nk'ibisanzwe ngiye hari ibihe ngengeramo burya simbizi niba ari uburwayi cyangwa iki ibihe mbona nta gisubizo mfite mbifata nk'inzozi kandi nzi neza ko usinzire wese agera akicura ibihe bikomeye kuri njye mbifata nk'inzozi iyo mbona ntacyo nabikoraho urwana nuko bucya gusa
nkamera nk'aho nsinziriye niyo yaba ari igisebe kiri kundya ubwo nyine kwicura kwanjye ni igihe kizaba cyakize ntagira ne nibyo ugezeyo udafiteho mezire ujye urekura niko bimeze abantu bagomba abantu wasara vraiment ndabizi uburoko buraryana buraguta ariko nta kundi ibyo byose Theogene aje butaranamwangiza ariko hari n'abamaze nk'umwaka segakire nta urengeje ishene ni ishene Karasira se mazinga Rashidis Titise yaje amazinga ariko ntabwo yigeze avuga ko yabonye cyuma ntabwo yigeze avuga kuri cyuma na Karasira na Theo umubavu ariko ni yamaze igihe gitoya ariko yagiye aganira ariko yaganiriye na bampora iki Karasira baraganiriye Karasira we wabonanye ngo kabiri bampora iki we ngo baganiraga kenshi urumva ariko cyuma ntigeze amuvugaho na Theoneste Senyimana umwe wa umubavu abo ngabo reka nabonye banabimusaba tuzongera tugire nyine wabonye commentaires barakireba tubwire n'amakuru y'akanaka tubwire n'akanaka nkuko nanjye mfite amashyushyu yo kumaza ngo ninde wakogoshe wabyumvise ute nicyo kintu cya mbere nagomba kumaza barya kangahe ninde wakogoshe wiyakiriye ute wakuvanyeho umusatsi umuyaga kuko kuva muzura musatsi yari ufite umuyaga umutwituzamo umuyaga anyway uwo derira ninde uhangaye Samson so amakaro meza rero ni kwikaro plaza nkuko bisanzwe iteka niba wubaka kugira ngo inzu yawe izarambe koresha amakaro ya ikaro plaza langete na gypsum by'ikaro plaza amarangi avanze neza kwihitamo ryawe hariya ni hariya Iremera yes Iremera ukere ya garuka se munsi ya station yes kandi baranabatwaza isoko rya Sari Moto yego 0783 wa muhungu w'inyamata class work market ukora web ama website yes graphic design yes ibintu nk'ibyo nimero ye yibagiwe iheruka 33 ndaza kuyishyiraho ariko abantu bize kwa Clement muzaze mubyivugire muzaze navuga iki ko ni benshi se nasanze hafi Kigali yose 80% barize kwa Clement iyo ngiyeyo mpurayo n'abakozi ba ministeri kubera iki arakwigisha ukazishyura nyuma umaze gutsinda utabishoboye ejo hari umufana wampamagaye yavuye Musanze yagiye kwa Clement umugore we niho yiza aratsinda n'uwo mugabo niho yiza aratsinda aje gufata igitabo cyo gushyira umwana we nawe ngo yige ahita atsinda cya gitabo cya Clement ajya cyita menyutsinde yes hanyuma rero mwari muri Clement nimero wari wazivuze 8222 nizo ziheruka hagati harimo kangahe harya hagati harimo 37 aha haheruka 22 nazo no kuntuza ziriho hanyuma Green Tech yabazaniye vitamine za moteri please vitamine ya moteri vitamine ya moteri ushyira muri amavuta ushyira muri moteri X1R ushyira muri moteri kagabanya gucumba ikoga imodoka igakonsoma gake hanyuma niyo ucoga mu musaza reka musuhuze yego niyo ucoga mu kabisa tubatashye cyane yes abafana muri benshi si harabo ntasuhuje ariko ndabizi ko bahari benshi ariko finaluma uzasanga abantu bareba ino abafana abakurikira bizagira tumenyane pe bizagira tumenyane buri kanya ugenda tinamaze gukanda ikinshimisha iyo mbonyemo nk'abantu baherengeje 60 namwe kuko kabisa ahubwo nabonye Eric akomanta avuga ngo groupe WhatsApp ya created yes azaduhe link tuyishire yes link abashaka kujoininga yeah link nanjye ndayifite Eric nawe arimo arakora neza tumaze kuba 11 na babaza ikiza nuko baza neza yego ni umuryango pe kabisa ni umuryango nubwo twatinze bari bataratangira gucika intege bavuga ati bahari babizi kandi so ngayo nguko rero so reka gushimira rero dusoreza aho dushimira bari badukurikiye dushimira Urban Hotel ibaduha ahantu heza ho gukorera dushimire Fisi kuri kamera dushimire mwe mwese mubana natwe 5/5 mwakoze kubana natwe ye nitwa Jaras kuri kamera yari Karegya Omar Jean Baptiste mwarimu wacu hano mwakoze mwese